Nongeye kubasuhuza amahoro y'Umwami Imana abane namwe. Kuri uyu wa gatandatu rero tujye kwigana ingingo isoze ibyigisho by'iki cyumweru cyose, ingingo y'ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Tuzirikane ko dufite insanganyamatsiko y'icyumweru ivuga ngo gukomezwa n'ibyiringiro. Gukomezwa n'ibyiringiro. Ingingo yo kwa mbere twize amagambo akomeye avuga ngo isezerano ryo kugaruka kwe. Twabonye amagambo akomeye cyane atugaragariza kugaruka kwa Yesu ko ari byo byiringiro dutegereje. Twabonye ko dufite isezerano y'uko Kristo nubwo yagiye azagaruka. Ingingo yo kwa kabiri yaravugaga ngo gutebutsa igihe. Twabonye uburyo kugaruka kwa Yesu uko bizaba bimeze. Twabonye yuko kugaruka kwa Yesu amaso yose azamubona ubwo azaba agarutse. Ingingo yo kwa gatatu yaravugaga ngo William Mireri na Bibiliya. Ingingo yari ingingo ikomeye cyane aho twabonye uburyo ki William Mireri yahishuriwe n'amagambo akomeye cyane binyuze n'uburyo yize mu Bibiliya. Twabonye uburyo William Mireri yize Bibiliya. Twabonye uburyo ahereye ku gitabo cy'Itangiriro afite n'agakayi gato n'ikaramu yandika yiga ingingo ku yindi. Twabonye uburyo William Mireri yasobanukiwe na Bibiliya bitewe n'uburyo yayigaga. Twabonye uburyo yasobanukiwe na Bibiliya binyuze n'ubundi muri Bibiliya. Amagambo yo mu byanditswe byera niyo twabonye ko abasha gusobanura amagambo yo mu byanditswe byera. Twasanze yuko nta rujijo tuzagira mu gihe tuzashaka gusobanukirwa n'ibyanditswe byera dukoresheje ibyanditswe byera. Ingingo yo kwa kane yo yaravugaga ngo iminsi 2,300. Iminsi 2,300 twabonye ko yabonekaga muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14. Iyi minsi 2,300 twasanze yuko dushingiye ku magambo yo muri Ezekiel igice cya 4 umurongo wa 6 dusobanukirwa n'uburyo umunsi uhanye n'umwaka. Twasanze ko iyi minsi 2,300 ahubwo ari imyaka 2,300 ya gihanuzi yavugwaga ahangaha. Twabonye itangiro ry'iyi myaka ko yatangiye muri 457 imbere ya Kristo. Ingingo yo kwa gatanu yo twabonye amagambo akomeye cyane avuga ngo ingengabihe ya gihanuzi ndende kurusha iyindi. Iyi ngengabihe ya gihanuzi twabonye ari imyaka 2,300 ivugwa muri Bibiliya. Twabonye ko iyi myaka igabanyijwemo imigabane ibiri. Umugabane wa mbere ni ibyumweru 70. Twabonye byatangiye muri 457 mbere ya Kristo kugeza ku mubatizo wa Kristo kuri Mesiya umutware. Aha rero hari hashize ibyumweru 70 ari byo twasanze bihwanye n'imyaka 490. Nuko imaje kurangira imyaka 490 imaje kurangira, tuza gutangira ikindi cyiciro cy'imyaka 1,810 ariyo yarangiye muri 844. Aha rero niho twaje kubona ingengabihe ya gihanuzi ndende kurusha izindi. Ku ngingo y'uyu munsi rero uvuga ngo ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa aribyo tujye gutorezaho icyigisho cyacu cy'iki cyumweru. Nongera kubararika kugira ngo muzongere gukurikirana icyigisho cy'icyumweru gitaha. Reka tubanze tujye mbere dusenge mbere yo gukomeza n'ino ngingo y'uyu munsi. Turagushimye turaguhimbaje wabanye natwe mu minsi yashize. Uwiteka Mwami Ishobora byose rero ujye kongera ubane natwe muri aka kanya ka none. Turagusabye Mwami Imana kugira ngo utwiyoborere muri iki cyigisho cyawe. Tujye kureba ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Turagusabye Mwami Imana kugira ngo tuyoborwe n'umwuka wawe. Ibyo nibyo tugusaba ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Bene data, reka mbabararikire kugira ngo manze murebe imbonerahamwe y'ubuhanuzi bw'ibyumweru 70 ndetse n'ubuhanuzi bw'iminsi 2,300. Ubwo buhanuzi rero butangira mu mwaka wa 457 mbere ya Kristo, bukagarukira kuri Mesiya umutware, ari byo buhanuzi bw'ibyumweru 70. Ubuhanuzi bw'iminsi 2,300 rero bwarangiye mu mwaka wa 1844. Nk'uko abigishwa ba mbere bari bameze, Mireri na bagenzi be nabo ntabwo bari basobanukiwe neza n'ubutumwa bari batwaye. Amakosa yari yaramaze igihe yarashinze imizi
mu itorero yababereye inzitizi yo kugera ku busobanuro nyakuri bw'ingingo y'ingenzi mu buhanuzi. Bityo rero, nubwo bamamaje ubutumwa Imana yari yabahaye ngo babubwire isi yose, bahuye no gucika intege binyuze mu gusobanukirwa nabi n'ubusobanuro bwabwo. Reka nongere mbabwize ukuri bene data. Ahangaha twabaje kubona uburyo William Miller yize ubutumwa, yize ibyanditswe byera. Biza kugaragara yuko William Miller yaje kugera ku musozi waho agira amakosa make aho yaje gusorezaho. Twabonye ko William Miller yahushije intego y'icyagombaga kubaho. Nuko aho twabonye ko aho yasomye ko ku iherezo ry'imyaka 2300 hazabaho kwezwa k'ubuturo bwera. Aha rero William Miller yagize ngo isi izereshwa umuriro. Ahangaha rero bitewe n'amakosa yari yarabayeho, ubushukanyi bwari bwarateye mu itorero. Aya makosa yari yarashinze imizi mu itorero, niyo yatumye habaho kwibeshya kwa William Miller, aho bari bizeye yuko kwezwa k'ubuturo bwera ari ubwo isi izereshwa umuriro. Ayo niyo makosa yabayeho bituma William Miller ahusha intego. Rero mu kwamamaza ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu byari bishingiye kuko William Miller yumvaga ko nta kindi kigomba kuzabaho ari ukugaruka kwa Yesu. Ayo niyo makosa yabayeho yatumye William Miller ahusha intego y'icyagombaga kubaho. Nyamara Imana yasohoje umugambi wuje impuhwe. Yemera ko umuburo uvuga iby'urubanza utangwa nk'uko wari uri. Umunsi ukomeye wari wegereje, kandi Imana mu mbabazi zayo yemera ko abantu bashirwa mu kigeragezo cy'igihe kizwi giteganyijwe kugira ngo ibahishurire ibyari mu mitima yabo. Ubwo butumwa rero bwari bugendereye kugerageza itorero ndetse no kuritunganya. Bakundwa, ubutumwa rero Imana yemeye ko buvugwa. Yemeye ko William Miller avuga ibyo yari yarasobanukiwe nabyo. Ariko ikintu gikomeye hanga nuko Imana yagiraga ngo n'ubundi ikoresha ubu buryo mu buryo bwo kugira ngo ihishure ibyari biri mu mitima y'abantu. Bagombaga kugezwa aho babona niba urukundo rwabo ruri ku by'isi cyangwa niba ruri kuri Kristo n'ijuru. Bavugaga ko bakunda Umukiza. None igihe cyari kigeze kugira ngo bagaragaze urukundo rwabo. Mbese bari biteguye kureba ibyiringiro n'ibyifuzo by'ibyisi bari bafite, maze bakakirana ibyishimo kuza k'Umukiza wabo? Ubwo butumwa bwari bugendereye gusobanukirwa n'imibereho yabo nyakuri mu by'umwuka. Babwoherejwe ku bw'imbabazi z'Imana kugira ngo bubakangurire gushaka Umukiza bafite kwihana no kwicisha bugufi. Nshuti bakundwa, tumaze kubona ahangaha ko ibintu byabaye muri uyu mwaka atari icyari kigendereye kugira ngo bamamaze ubutumwa bwa Kristo gusa, ahubwo Imana yagira ngo igaragaze igipimo bari bafite ku byerekeye n'urukundo bakunda Kristo. Bavugaga ko bakunda Imana, none igihe cyari kigeze kugira ngo bagaragaze urukundo rwabo. Nshuti bakundwa, ndagira ngo mbibutse yuko ibintu bimaje kubaho, ubu butumwa bamaje kubona ko bahoshije intege, abantu benshi cyane bahise basubira inyuma. Nago bongeye kongera kuvuga ngo bamamaze ubutumwa nk'uko byari bikwiriye, nk'uko babiteganyaga, ariko benshi baje gusubira inyuma bacika intege. Ariko bake basigaye nibo bakomeje kwamamaza ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo. None dore natwe kugeza kuri uyu munsi wa none, icyo mbifuriza ni uko namwe mwajya muri uyu muryango w'abana b'Imana biyemeje kandi biteguye kwamamaza ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu kugeza igihe Yesu Kristo azagaruka aje kugororera abana be. Icyo ni cyo mbasaba kuri uyu munsi wa none, nanjye mbasaba ko nanjye munsabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.